Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba type tool muri Adobe Photoshop. Mbere na mbere type tool wasanga hano. Hano ubona T cyangwa star kanzeho cyane ukahita ubona ayandi ma type tools. Noneho cyangwa se kwakanda T shortcut key yayo. Ubungubu ukanze kuri iyo type tool hano iyi options bar yahita ihinduka. Bivuze ko noneho ushobora kuselectinga font ushaka gukoresha mu typinga. Ubungubu tufite Myriad Pro. Hano ugaselectinga wenda regular, bold. Ugiye kuselectinga bold iyo yagaragara neza. Hano ukaselectinga size ya font cyangwa se size ya nyandiko. Hano hakurikira ushobora guselectinga uburyo bwa paragraphs, style ya paragraph. Noneho hano ukaselectinga color ushaka gukoresha. Ubungubu dufite black cyangwa se ushobora kugenda wenda ugafata umutuku, umuhondo bitewe na design urimo gukora. Ngiye kwireka muri black akanda OK. Nuvuga ngo iby'ingenzi ni kuba ufite font yawe, size na color. Ubungubu hano dufite background layer, ariko nkanze hano ku rupapuro rimwe ugiye kubona ko hagiyeho iyindi layer. Nkanzeho rimwe urabona layer ya text ifite T yahitiza. Noneho ugiye kuganda mpandike Himbisa design, enter ACADEMY. Jambo ryanjye ryakomeje rirenga rwa rupapuro rwanjye. Ubungubu shoze kwandika wakanda hano kuri enter hano hejuru. Noneho ukagenda kuri move tool ukamovinga rya jambo ryawe hano ushaka. Ko muri kubibona ko ijambo ntago ririmo gukwiraho, ikintu ngiye gukora ni uguhindura size cyangwa se kugabanya size. Gabanya size wakanda Ctrl T transforminga. Ukaza hano ku ruhande. Noneho ugakanda kuri shift ukahita ugabanya ya size. Ushobora gukanda kuri shift kugabanya size cyangwa se ugakanda alt na shift ku buryo size yawe igabanukira hagati. Noneho ubungubu ukanda OK. Hano turabona ku ruhande ko hari layers ebyiri, background layer y'umweru na text layer. Text layer iba ifite T na n'izina ry'iryo jambo wanditse. Ikindi kintu tugiye kureba nuko guhindura iyi size. Ubundi buryo ugomba kugenda kuri text hano ku tools. Urabona nini kandaho hano hejuru hahinduka. Sasa rero nka selectinga uburyo twa selectinga kankore zoom. Urabona mouse yanjye hano iri hafi ku ruhande rwa text, ari kuntu bemeze bitandukanye n'uburyo washyira muri text cyangwa se hano ariho hose kuri text. Uvuga ngo ushaka guselectinga iri jambo ugomba kumekinga sure ko iyi mouse yavuyeho twa tudomo turi ku ruhande. Noneho ugakanda ahantu ushaka muri iriyo jambo cyangwa se muri iyo text. Aho ngaho biba bivuze ko ushobora kuselectinga ahantu ushaka ijambo inyuguti ushaka, cyangwa se ugaselectinga rya jambo ryose cyangwa se rya text yose. Ugahindura font. Ndakanda hano selectinga font nshaka, cyangwa se nkandikamo font nshaka. Katuvuge shaka Times New Roman. Urabona itiza
cyangwa ugaselectingamo hano noneho ugascrollinga na mouse yawe ku buryo ya font agenda ahinduka ukareba font ushaka ko imeze. Ikindi hano kuma size naho ushobora ku selectingamo hano kuri size ukamovinga na mouse, scrollinga na mouse, cyangwa se ugakoresha keyboard ugenda uyongeza cyangwa se ugabanya kuri keyboard za arrow keys ukahindura size, noneho ukagenda n'ahangaha kuri colors uka-editinga color. Soza ahangaha ushobora kugenda hano kuri selection ukaselectinga ku buryo selection yaba waba yemeje, cyangwa se ukagenda hano kuri commit any current edits, cyangwa se kanda hano cyangwa se ya tick cyangwa se enter. Ikindi kintu tugiye kureba uburyo wahindura iyi editinga iyi type. Ushobora ku selectinga noneho ukagenda ahangaha kuri toggle the character and paragraph panels, cyangwa se ukagenda hano kuri window ukagenda kuri character hano, noneho ya settings akaza hano. Urabona haba hari settings menshi hano utashobora kubona. Ubu ngubu mba mfite font zanjemo hano, ushobora kuhindura font nshaka. Hano ushobora kuhindura wenda regular, bold, kugaragara kwa font. Hano nkahindura size ya font. Hano mba nshobora guhindura katuvuge ngo wenda dufite irindi jambo hasi, Himbisa Design Academy, tukaselectinga hano habiri. Ubu ushobora kongera space iri hagati y'aya magambo cyangwa se izi sentence ebyiri ukayongera. Bivuze ko n'igihe wenda hari indi hasi, wenda tuvuge design with purpose, ukaselectinga, urabona ko uba ushobora guhindura space iri hagati y'aya magambo cyangwa se y'izi texts hano hagati. Rero iyi ngiyi ndi kunikora, urabona ni ukongera cyangwa se kugabanya space iri hagati ya buri nyuguti. Urabona hano space ukuntu agenda yiyongera buri gihe wagenda uyongera size yaho. Hano tuyita tracking, so ushobora kongera cyangwa se ukagabanya tracking, the space between the characters. Rero tukaba dufite hano, ukaba ushobora kongera space ku mpande ya characters. Tukaba dufite n'ahangaha ushobora kugenda uyongera height za characters. So byose wagenda ucheckingaho ukuntu bikora. Iyi ni default, bold, italic, izi zose characters ukagenda uhindura setting yazo, imirongo eri hasi ukayishyiramo cyangwa se hagati y'ama characters, ukahindura ibara ukoresha hano. Ndanayisubizayo kuri hano. Hano hakaba hari n'andi settings ushobora gukoresha kuri izi characters. Noneho ubu ngubu ushobora gukanda OK. Ikindi twareba wenda
iyi layer ushobora kuyikuraho hano usubira kuri type layer no gucreatinga text box cyangwa se typing box ahantu wahita ushyira ya text yawe uvuga no gushushanya nka shape cyangwa uri bushyire text. Ubu ngubu bivuze ko ibintu ndi buhandike ntabwo byarenga muri iyi area. Tuvuge ngo Himbisa Academy, ntabwo byaba biri burenge. Copy. Murabona ko ibintu mba nakoze ntabwo byarengamo hano. Sasa rero igihe urimo ukoresha this is settings, bivuga ngo ushobora kugabanya cyangwa se ukongera iyi area ya text yawe. Sasa n'ama text akagenda akurikira iyi typing box. Iyindi text tool twareba y'ingenzi nuko typinga muri ubu buryo buri vertical, ariko nabo buvuze ko kanda OK, buvuze ko igihe ushaka ku editinga wa selectinga mu buryo bwa vertical. Sasa rero ukahindura ibara ushaka, ugahindura na font ushaka. Tuvuge ukahindura na font ushaka bitewe n'ukuntu ushaka gukoresha ya typing tool. Cyanyuma twareba kuri iyi typing tool wenda nuko igihe watypinze, tuvuge ngo Himbisa Design Academy, igihe watypinze gutya ushobora guselectinga ijambo rimwe na rimwe ukarihindura font, wenda hano ukashyireho Times New Roman, n'ahangaho ugashyiraho yindi font cyangwa se irindi bara ushaka. Murakoze.